Mana turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi utugirira, tugushimiye gukomera kwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe, tugushimiye uyu mwanya nanone uduhaye wo gusoma ijambo ryawe ryera, umwuka wawe wera yururuka abane natwe kandi buri wese abe mu ruhande rwe, utuyobore mwami Imana ukomeze kudushyigikira muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Yesu tubisabye, amen. Kuva igice cya 4. Imana yigisha Mose gukora ibitangaza, ihindura inkoni inzoka. Mose arayisubiza ati, ariko ntibazanyemera, ntibazanyumvira, kuko bazambwira bati Uwiteka ntiyakubonekeye. Uwiteka aramubaza ati, icyo ufite mu ntoki ni iki? Aramusubiza ati, ni inkoni. Aramubwira ati, ijugunye hasi. Ayijugunya hasi ihinduka inzoka, Mose arayihunga. Uwiteka aramubwira ati, rambura ukuboko uyifate umurizo. Arambura ukuboko arayifata, irongera iba inkoni mu ntoki ze. Uwiteka ati, no kugira ngo bemere yuko Uwiteka Imana ya ba sekuruza, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yakubonekeye. Kandi Uwiteka aramubwira ati, ishyire ikiganza mu gituza. Yishyira ikiganza mu gituza, agikuyemo kiza cyuzuyeho ibibembe, cyera nka shelegi. Aramubwira ati, cyisubize mu gituza. Akisubiza mu gituza, agikuyemo kiza gihwanye n'undi mubiri wose. Uwiteka ati, kandi nibatakwemera ngo bemezwe n'ikimenyetso cya mbere, bazemera icya kabiri. Kandi nibaramuka batemejwe n'ibyo bimenyetso byombi, ntibumvire amagambo yawe, uzavoma amazi yo mu ruzi uyasuke imusozi. Ayo mazi uvomye mu ruzi azahindukira amaraso imusozi. Mose abwira Uwiteka ati, mwami, na mbere sindi intyoza mu magambo, n'ubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba, kandi ururimi rwanjye rugatinda. Uwiteka aramubwira ati, ninde waremye akanwa k'umuntu? Cyangwa ninde utera uburagi? Cyangwa ubupfamatwi? Cyangwa uhumura? Cyangwa uhumisha? Sijya Uwiteka ubikora? Nuko none genda, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nkwigisha ibyo uvuga. Aramusubiza ati, mwami ndakwinginze, tuma uwo ushaka gutuma. Mose yikongereza uburakari bw'Uwiteka, aramubwira ati, Aroni mwene so umulewi ntahari? Nzi yuko ari intyoza kandi aje kugusanganira, nakubona azishimira mu mutima we. Nawe uzajye uhora umubwira, ushyire amagambo mu kanwa ke, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nake mbigisha ibyo mukora. Kandi azajya akubwirira abantu, azakubera akanwa, nawe uzamubera nk'Imana. Kandi uzajye witwaza iyo nkoni, niyo uzakoresha bya bimenyetso. Mose ajya muri Egiputa, akeba umwana we. Mose aragenda asubira kwa Yetiro sebukwe, aramubwira ati, ndakwinginze, reka nsubire muri bene wacu bari muri Egiputa, menye yuko bakiriho. Yetiro asubiza Mose ati, genda amahoro. Uwiteka abwira Mose ati, Imediyani ati, genda usubire muri Egiputa, kuko abantu bose bashakaga kukwica bapfuye. Mose ajyana umugore we n'abana be, abashyira ku ndogobe, asubira mu gihugu cya Egiputa, kandi yitwaza ya nkoni y'Imana. Uwiteka abwira Mose ati, nusubira muri Egiputa ntuzabure gukorera imbere ya Farawo ibitangaza byose nguhaye gukora, ariko nzanangira umutima we, ntazareka abantu bagenda. Kandi uzabwire Farawo uti, Uwiteka aravuze ati, ubwoko bw'Abisirayeli ni umwana wanjye w'imfura. Kandi narakubwiye nti, rekura umwana wanjye agenda nkorere, ariko wanze kumurekura.
nuko rero nzica umwana wawe w'imfura. Bukeye ari mu rugendo, Uwiteka amusanga mu ndaro yarayemo, ashaka kumwica. Maze Zipora yenda isarabwayi, akeba umunwa w'icyo umwana we yambariye, awujugunya imbere ya Mose, aramubwira ati, ni ukuri umbereye umukwe uvusha amaraso. Uwiteka aramureka, maze Zipora aramubwira ati, uri umukwe uvusha amaraso? Gukeba abana niko nkwitiye ntyo, niko nkwitiye ntyo. Uwiteka abwira Aroni ati, jya mu butayu usanganireyo Mose. Aragenda amusanganira ku musozi w'Imana, aramusoma. Mose abwira Aroni amagambo Uwiteka yamutumye yose n'ibimenyetso byose yamutegetse gukora. Mose na Aroni baragenda bateranya abakuru bose bo mu Bisirayeli. Aroni ababwira amagambo yose Uwiteka yatumye Mose, akorera bya bimenyetso imbere y'abantu. Abantu baremera, bumvise yuko Uwiteka yagendereye Abisirayeli akabona umubabaro wabo, barunama bikubita hasi. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mana Data twese wo mu ijuru, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ineza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubuntu bwawe, kandi turagushimiye umwanya wose tumaze dusoma ijambo ryawe ryera. Wakoze kubana natwe, kandi Mwami Imana, ubwami bwawe bwamamare mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana, ukomeze kubana na buri wese, kandi umwuka wawe wera akomeze kuba kuri buri wese kugeza igihe tuzongera gusubirira. Mwami, ukomeze turindishe amaboko yawe akomeye. Tubisabye Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, Umwami kandi Umukiza wacu. Amen.